Nick ati hi, ati ni Emma. Nick ati what? Emma, how you umeze gute makuru? Bimeze biti? Emma ati ubwo yari uwo ni Vera uri kuvuga mu izina rya Emma ati umbabarire umunsi wo kuza guhura nawe nahuye n'amabandaranyi banyiba telefone yanyiba ibintu byose, mbese byari bigoye kugira ngo umure nawe, ntago nari nzi ukuntu ndi buze kukubona, nari mfite n'ubwoba bwinshi cyane. Ubwo rero byansabye gusubira kuri rwa rubuga njye nawe twahuriyeho kugira ngo nongere mbone nimero yawe, naguze indi telefone nshyashya, unyihanganire ushobora kuba warageze ahantu twagomba guhurira ukambura. Nick ati it's okay nanjye ndi kwibaza byagenze bite, ntago nari mbisi ntabwo I'm sorry kabisa, ntabwo nari nzi ukuntu byagenze, ntabwo nari nzi ko wahuye n'ibyo bintu byose. Umeze neza se? Umukobwa ati meze neza. Ati Imana ishimwe ubwo nawe umeze neza. Ati noneho ndumva twakongera gupanga guhura neza bwa kabiri noneho kugira ngo bigende neza. Ubwo Vera ubwo nawe afite ubwoba nyine ko wenda Nick yaza kuvumbura ijwi rye, ariko Nick ntabwo yaba yamenye ko atari Emma bari kuvugana, hanyuma bagahita bapanga ko bagiye kongera guhura ubundi bushya, atari ubwo iyo nshuro ya mbere yaje gupfa. Ubwo umusore yongera gupanga ahantu ho guhurira n'umukobwa bwa kabiri, ahantu heza cyane. Baragiye, umusore aragenda akahagera, hanyuma rero Vera ari we waje mu izina rya Emma, ndagira ngo mukomeze kuza kubyibuka, aragenda ariko nawe afite ubwo agenda yikandagira. Umusore ndavuga ati ni wowe se? Umukobwa ati ya ni njyewe. Umusore ati wow urasa neza cyane, wambaye neza. Ubwo Vera yambaye agakanzu k'umutuku, ubona yisize aka makeup, asa neza cyane, n'agasokoshi gasa neza cyane. Ubwo umusore arahaguruka neza mu byubahiro, aragenda kururira intebe Vera, akubwo Vera aba yaje mu izina rya Emma, tukomeze kubyibuka. Aragenda akicara akamubwira ati Emma, ati uri mwiza cyane pe. Vera ubwo nyine nawe ayigize Emma ati ntabwo nari nzi gusa gutya, wow mukuru uri mwiza. Ati nanjye ibi nibyo nashakaga. Ubwo umusore nyine iwana excited arishima, ubwo barasangira hanyuma barataha. Ako bageze mu nzira, ubwo umusore yaramucyuye amugeza ahantu umukobwa atuye. Umukobwa agiye gusoma umuhungu kiramo ikikango, yumva ntazi ukuntu bimeze, birangira badasomanye. Ahubwo it's okay maybe asanga ari uko duhuye bwa mbere, reka tubyihorere, tuzabikora next time, tuzabikora ikindi gihe. Ubwo umukobwa rero arataha n'umusore agataha. Bageze mu rugo ati mama noneho nahuye na wa mukobwa, ariko sinzi, ndumva ntabwo bimeze neza. Mama Nick ati wa muhungu wambaye ibintu by'imbuga nkoranyambaga ukabiva, ubundi ngiye narabikubwiye, ubundi bwa mbere ati nakubujije kujya guhura n'umukobwa wawe, ugiye uramubuze, ubu bwa kabiri usubiyeyo uramubonye ngo ntuzi uko bimeze, ubundi iki kibazo ufite ni iki? None se wasanze ameze ati nyine nasanze ntacyo atwaye, yewe ni na mwiza, ariko sinzi impamvu ntazi ukuntu ndi kwiyumva. Aravuga ati ko se wa musore ubu nta kibazo ufite, ubundi nta kibazo ugira mu buzima bwawe? Mama reka tubyihore njye kuryama, nuko ukasanga wenda ari uko nari naniwe cyangwa ari stress nari maranye iminsi, wenda biri buze kurangira. Ubwo umukobwa nyine akomeza kuvugana na Nick, hanyuma Nick akamubwira ati se wazaje kunsura ugasura na mama mukahura. Ubwo umukobwa ati nta kibazo. Ntibitinda rero umukobwa ahita ajya gusura uwo musore, hanyuma agahura na mama we, yaba yamushyiriye n'Imana, agahereza mama w'Imana ati akira impano mama nakuzaniye impano. Mama ahita amukunda kuko abona umukobwa ari classe cyane, abona umukobwa nyine ari umusirimu, akavuga ati umukobwa wajana, agatekereza ko agomba kunzanira impano. Ubwo yamuhaye agakofi keza cyane gahenze, hanyuma mama we akamukunda. Ubwo mama ahita abwira Nick ati Nick at least wenda uyu nguyu ndaza kugutorera ntari bi, icyo ntashakaga nuko uzana umukobwa waho ngaho ntaza ahantu aturutse, uyu nguyu wenda mwemeye pe. Hanyuma ubwo umukobwa akomeza kuganira na mama w'umusore, amubwira ati ngaho sinyibwira mama wawe akora iki, papa wawe akora iki, ese uri umwana wa kangahe, nyine nyibwiraho. Umukobwa ati ababyeyi banjye bose baba hanze. Umusore aratungurwa ati ngo ati baba hanze, ninjye mwana njye nyine babyaye. Ubwo rero njye nanze kwirirwa mva hano kubera ko numvaga nkunda igihugu cyacu, n'ubwo ngomba kuba nibera hano mu gihugu. Neza ibintu umukobwa ari kuvuga bigatandukana n'ibyo umuhungu azi kuri Emma. Umuhungu ati wait baretse gato, ubwo tuvugana wambwiye ko ababyeyi bawe bose bapfuye? Ati ya, kandi wambwiye ko ababyeyi bawe bapfuye, wambwiye ko nta n'amafaranga nyine bafite atari abakire. Umukobwa ati ya
nanjye rero nagombaga kukubwira gutyo kubera ko abasore benshi bankundiraga yuko iwacu dukize amafaranga yo mu rugo, ati nyine nanjye nashaka kukubeshya kugira ngo nyine utaza kunkundira ibyo bintu, ati just nuko nakubeshye. Umusore ati okay. Umukobwa nyine bakomeza kumubaza ibibazo byinshi, ariko nyine umuhungu yakumva ibyo umukobwa asubiza akumva bitandukanye n'ibyo yavuganye na wa mukobwa. Ubwo ngubwo umukobwa amaze gutaha, umusore abwira mama ati mama, uriya mukobwa ntabwo mbizi, ibintu byose ari kuvuga none ndikumva ntazi ibyo ari byo, njye uriya mukobwa ntabwo ari we nakunze. Mama ati Nick, wambabariye ukareka kundisha umutwe. Nick ufite ikihe kibazo? Nick unaguhaye Samara uramwatse, nkubuza kujya kureba kuri umukozi kuri social media ujyayo, murahuye uramuzanye ndamwemeye, none ngo ntuzi nko ameze, ngo ntabwo ari wakunze. Uwo wakunze ari he rero? Uwo wakunze ari he? Ase Nick ufite ikihe kibazo ubundi? Ati mama nuko utari kunyumva, umukobwa ngiye twaganiye ambwiye ko ababyeyi bawe bapfuye. Ni gute umuntu muzima ashobora kuba icyo kintu akabeshya ko ababyeyi bapfuye bari? Yambwiye ko ababyeyi we nta mafaranga bagira, nyine nta mafaranga bagiraga, nta n'imitungo bamusigiye. None nyumvira ibintu byose ari kuvuga ni bishyashya mu matwi yanjye. Yewe niyo ngerageje no kumubaza ibibazo byinshi numva atari kubisubiza nk'uko nabimubazaga. None gute uri kumbwira ngo uyu muntu ngo ni Emma wanjye, kandi ari we wanzaniye hano? Ni njye wamuzanye Nick, ni njye wazanye uno mukobwa hano? Nick ati mama simbizi pe, ariko ntabwo uyu mukobwa rwose ubundi ntabwo simbizi, ariko ntabwo mbizi, reka tubyihore. Ubwo ngubwo Nick niko kugenda ava muri douche, abazi ko umukobwa yatashye, ajya kubona akabona umukobwa yinjiye mu cyumba cyiwe. Nick ubwo niko gusohoka yambaye isume, agahita abwira umukobwa ati ariko nari nzi ko watashye. Ati reka ni gute se nari gusiga boyfriend wanjye hano? Ati ntabwo natashye pe, naje hano kugira ngo marane ijoro nawe. Ubwo ako kanya umukobwa ahita seduwisa Nick, bikarangira baryamanye. Tugarutse hagati nyuma, ubwo uwo bita Emma rero wasigaye mu rugo aba arimo arasha, inzara iramukubita akabyuka kabakaba. Ubwo ahamagara Vera akamubura, Vera yagiye nta n'ikintu na kimwe amubwiye, agashaka uburyo ki yajya kureba ngo abone ikintu yarya. Ubwo bari gukabakaba ahantu nta na kimwe abona, atanibuka ukuntu imiryango imeze. Urumva umuntu uhuye n'icyo kibazo cy'ubumuga ako kanya ntabwo aba yabasha kugira ubushobozi bwo kubasha guhita yiyadabuta gukora cyangwa se gukoresha ubwonko bwe kugira ngo ajye yijyana ahantu hose hatandukanye, hari gushaka ngo arebe ko yabona ikintu arya akakibura. Ubwo niko kugenda amenagura amatasi, amenagura amasahane. Ubwo rero bukiye mu gitondo, umusore yasohotse, Vera arareba muri toile, ajya kubona abonyemo impeta. Abonye impeta ku kanya yahise yiyambika. Umusore yinjiye asanga umukobwa yiyambitse impeta. Ati yes, nambonye impeta, umenya wari ugiye kumporopoza? Umusore ati nari ngiye gupropose. Ati yambaye rero, ati ni big yes, nabyemeye. Umusore ati what? Hakuno nari ngiye kubikora, it was surprise. No, umukobwa ati it's okay, nayibonye n'ubundi ntago nakwanga ko tubana, nayambaye n'ubundi. I said yes, navuze ngo yego. Tipe noneho biramucanga, avuga ati kose nk'ubu ibintu biki biri kumbaho. Aragenda abwira mama ati mama, can you imagine ko nari ngiye gupropose uriya mukobwa, impeta akaba yayiyambitse? Mama ati none ikibazo kiri he? None se wari ugiye kuyambika? Ubonye iyo uri kuvuga ko wandi uwo wayambaye atari wari ugiye kuyambika? None se niba yayambaye kandi wari ugiye kuyambika, ikibazo ni iki? None se ubwo guporopoza bivuze iki none? Takusubwira ubitari kuzana ibibazo by'abana Nick. Umukobwa yabonye impeta arayambara, niwe wari ugiye kuyambika, ikibazo kiri he? Nick ati ariko mama, ibindi bintu biri kumbaho ni ibiki? Ati biri kubona ibyo wizanye. Umukobwa niba yabonye impeta wari ugiye kuyimwambika akaba yayambaye, ikibazo ufite ni ikihe wundi wo? Tipe biramucanga. Harangije ubwo niko gufata umukobwa amushyira mu modoka amucyura, bagera mu rugo ahantu atuye. Hanyuma umukobwa aragenda ajya kubika igikapu cye, ngo umusore aba yicangaho mu nzu y'uwo mukobwa, akajya kubona Emma wa nyawe araje. None aturuka muri koridoro, wari guhamagara ngo Vera. Umusore akumva ijwi afite ukuntu asanzwe arize. Umukobwa nawe akomeza guhamagara Vera. Ubwo urumva ni Emma uri guhamagara Vera, agakomeza guhamagara Vera, agomeza guhamagara Vera. Hanyuma umutipe kubera ko abasanzwe azi ijwi rya Emma, ahita atangira kuvuga ati uyu muntu. Ako kanya ubwo Vera
ahita agaruka agahita abona Emma neza neza yarageze muri salo hafi guhura n'umusore, agahita amufata akaboko agahita amusubizayo, agahita agenda akamukinyira akavuga ati urajya he, niba mfite umushyitsi uzi muri salo uza kugira uti icara aho ngaho, guma aho ngaho, ugiye kureba ikintu ashaka amazi yo kunywa, teka nzinya kuzanira, guma aho ngaho. Ubwo ngubwo Vera ahita aza rero agahita yicara muri salo, ubwo umusore agahita amubaza ntose uriya muntu mubana ni muntu ki, ati ya ni umukobwa n'ubana n'ubumuga, ati tubana, ati ninjye umufasha ninjye umwitaho. None se ko waraye iwanjye ninde wari uri kumwitaho, ati wari ko nawe ubwo kuko utangiye kumugirira impuhwe, mwihorere nyine byihorere, njye mfite ukunze uko mbigenza ninjye umwitaho, we don't mind her, wigumya kumutekerezaho, reka twivugeho. Avuga ati umusore nyine biramucanga, ariko none yakumva ijwi, yakumva ukuntu asanzwe arizi, yakumva ifamilia nayo. Ubwo umusore rero yari yamaze kuvuga ngo haye abwira uwo mukobwa nawe nyine ari we Emma, akomeza gutekereza avuga ati iri jwi ry'uyu musore ko numvishe wagira ngo hari nanjye ndizi. Ubwo umusore arataha, ariko neza neza kaga scenario kaga scene kabaye igihe Emma yazaga arimo arazunguza inkoni yo kugira ngo imuyobore, ahamagara Vera, ari na umusore nawe avuga hayi, bakomeza kubitekerezaho gutyo, ahantu Emma ari akabitekerezaho, n'ahantu uwo musore ari akabitekerezaho. Ako umusore avuga ati asanga atari byo. Umusore yari amaze kwakira ko Vera ari we Emma, kubera ko umusore yari yaravuganye igihe kinini na Emma, yarazi igihe Emma avukira, yarazi igihe Emma agirira isabukuru, yahise ategura kumukorera surprise. Niko kuza rero, kubera ko yaramaze kumenya ahantu uwo mukobwa atuye, araza n'indabo akomanga. Mu gukomanga rero Vera we yari yagiye, ahubwo hari Emma araza, ariko genda azunguza inkoni, agera ku muryango arakingura, arangije umutipa ati hayi, umukobwa ati hayi, ati amakuru se, amakuru ni meza, none se Emma ari he? Umukobwa ati Emma kandi ari njye Emma?